inkuru yo kuba batari babanye neza yo abantu bageza bayivuga bayinuganuga bavuga ko bishoboka ko Kazungu afite n'undi mukobwa runaka atereta ndetse hafi na hafi n'aho dukorera mu kazi ari ibintu bizwi n'uwo mukobwa abantu bamushyira mu majwi cyane no mu byavuzwe nyuma y'uko habaye amenyekanye inkuru ya nyakwigendera ni uko hari ushobora kuba ari n'undi muntu yari yarateye inda noneho icyagumye kuvuga cyane ni uko uwo mukobwa wundi we ubivuga ko anateta ariwe ushobora kuba wanamuprovoke kuba yamwita kuko yamubwiraga ko atamubyarira umwana akiri kumwe n'uriya mugore ari wo nguwo umugore we babanaga nk'umugore n'umugabo genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka nangire mbasuhuza abakunzi b'Urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye haba badukurikiye bari mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi abantu nabo batari mu bihe byiza mukomeze kwihangana. Niko babimeze ngira ngo mu rugendo nyine haba harimo ibyiza ndetse n'ibibi ariko tugakomezwa no kwihangana ndetse no kwizera. Ngira ngo uyu munsi ndagarutse n'ubundi ku nkuru isa nkaho ari inkuru y'akababaro, inkuru y'agahinda, ni inkuru yababaje abantu benshi cyane ngira ngo abantu wenda bashije kubimenya bose ntago byabaye nk'inkuru itunguranye. Ni inkuru y'umugabo wivuganye umugore cyangwa se wishe umugore we babyaranye babanaga banasezeranye. Inkuru rero yamenyekanye uyu munsi ngira ngo amakuru nibwo tukibasha akimara kutugeraho yose twari turi gutohoza nyine kuva mu gitondo y'ibijyanye n'iyi nkuru. Ni ukuvuga ngo ni umugore wari usanzwe akorana n'umugabo we hariya mu mujyi mu nyubako ya Kigali City Tower. Bari bafitemo business yabo ya salon de coiffure ndetse bacuruza n'ibikoresho byose bijyanye ngira ngo nibijyanye nyine n'ubwiza bw'abagore haba mu misatsi ndetse no gukoresha inzara. Bari bameze neza rero ngira ngo ni couple y'abantu bari bakiri bato bose. Umugabo ngira ngo arazwi mu mujyi ku bantu bacururiza hariya cyangwa se abantu bakorera mu mujyi cyane baramuzi kuko n'umuntu umaze igihe kinini akorera hariya bamwita Kazungu. Ngira ngo umugore we rero byavuzwe ko batari babanye neza ariko amakimbirane yabo ntago yari amakimbirane akomeye. Umuntu wese uburyo ari gukeka ko umugabo yafata umwanzuro wo kwivugana umugore we, dore ko abantu benshi bakorera mu mujyi bavuga ko umugabo yari umuntu ugaragara nk'abana n'abantu bose neza. Nta muntu numvaga ari kuvuga ko yari yiteze kuko hari igihe wenda umuntu akora ikintu akavuga ati n'umuntu twari dusanzwe tubona uburyo umugabo ameze ibi bintu yabikora. Ibintu byatunga abantu benshi, byabaje abantu benshi cyane. Dusanzwe twumva amakimbirane yo mu miryango, kumva ko umugore yishe umugabo ariko wabikurikirana ugasanga ni ibintu bimaze igihe, ukumva umuzi icyabiteye, ukumva ni ibintu nyine wenda byari n'ubundi no kubaho. Ari niyo mpamvu ubuyobozi bwacu buriya baba bwarasizeho uburyo bwo kuvuga ko hagomba kubaho divorce mu gihe hajemo amakimbirane mu muryango, ko aho kugira ngo bibyare urupfu cyangwa se bigeraho umuntu avutse undi ubuzima. Ni ibintu bibi cyane, ni ibintu umuntu wese yumva ntabikurure. Gufata umuntu mwabyaranye, nkeka ko buriya abantu babyaranye baba baracanze amaraso, baba barabaye umwe. Gufata rero umuntu wakubyariye umwana wa mbere akakubyarira wa kabiri akakubyarira n'undi ukamuvutsa ubuzima, ngira ngo aho ngaho uba wamaze kuba igisimba ntago bukiri umuntu. Kuko ngira ngo ni byo bintu abantu bose biri bari gutekereza bavuga ati gute Kazungu yakica umugore we. Yari couple y'abantu bakiri bato rwose ubona babiyubaka kandi bari bamaze kugenda batera imbere, habikorwa byinshi bari bagiye maze kugenda bageraho, bari bamaze kubaka inzu, batangiye gukora ari abantu nyine bashakisha ubuzima ariko ibyo bari bamaze kugeraho ni ibintu byiza cyane. Baramaze kubona inzu yabo, bamaze kugura imodoka. Ibyo byose rero ngira ngo birangijwe nyine n'inkuru y'akababaro
by'uwo kazungu bivuga ko byavuye ku makimbirane. Hari abantu twaganiriye b'inshuti zo hafi cyangwa se bakoranaga n'ubu munsi ku munsi, hari ibyo badusobanurira ariko biteye agahinda. Ngira ngo umuntu wese udukurikiye wenda ndaje mbumvisha ikiganiro twaganiriye n'umwe mu bantu bakoreramo hariya, basaba yari usanzwe bazi bombi ari inshuti ze, dore ko byanababaye cyane. Abantu benshi bari inshuti zabo, uyu munsi bahageraga bakumva iyo nkuru rwose ntibakore, yabashenguye cyane kandi biranatungurana. Ngira ngo wenda inama cyangwa se iminsi turimo, ibintu biri kugenda bigaragara mu miryango ni ibintu byo gusengerwa. Satani yateye imiryango cyane, kubona umuntu yica uwo bashakanye. Ngira ngo noneho ampurisi baracyari na bato, ko hari abantu byibuze uvuga ngo aba bantu barakuze bagiranye amakimbirane amaze imyaka yenda 30 yanze gukemuka, ariko abantu couple y'abantu baba bakiri bato nk'aba biba bibaye rwose biba bigomba gutungurana, kuko ntabwo ari ibintu biba bisanzwe. Amakimbirane yabo babaye bari banayafitanye, gusa biravuga ko hari undi muntu wari warinjiye muri uwo muryango w'umukobwa, bivuga ko kazungu yari yarateye inda, amusaba ko rero atamubyarira umwana uwo nyakwigendera agihari. Abantu bamwe bari no kuvuga ati bishobora kuba ari byo baye intandaro kugira ngo kazungu wenda yice umugore we babyaranye. Ngira ngo wenda tugiye kubumvisha bimwe mu kiganiro nagiranye n'abantu bakorera mu mujyi babazi neza, byose murabisobanukirwa. Kandi ngira ngo abantu bose abari inshuti n'abandi bantu bose badukurikiye muraho neza. Ndagira ngo wenda nkubaze nk'umwe mu bantu nabonye bashenguwe n'inkuru y'urupfu rw'umudamu wishwe n'umugabo we. Ese bari abantu barubazi? Wenda ku bantu badukurikiye bakoreraga hehe, babagahe, bari banye gute? Kazungu n'umugore we bafite iduka bakoreramo hano muri Sitawa mu mujyi wa Kigali, ariko bakagira n'indi saro ku ruhande. Gusa iyo saro ntabwo Kazungu yayikoreragamo, yari afite abakozi bakoreramo, bafite uburyo bakorana nibwo ntazi, ariko nibyo bikorwa nzi bakora mu mujyi. Hanyuma aho batuye batuye Kimisagara. Wenda nk'umuntu harya uyu mugabo yarazwi ku izina rya Kazungu, ariko se ni nako yitwa? Oya, amazina ye nyakuri izina rimwe ndumva ntabwo nkunze kurifata, ariko izwi rye bwite ni Eric. Kazungu ni agatazirana bakunda kumwita. Umudamu we nyakwigendera we ntabwo uzi amazina ye? Izina rye rimwe umudamu we yitwa Suzanne. Wari usanzwe ubazi gute? Hari uburyo wenda bishobora kuba byabatunguye ko kubona wenda umugabo wenda nabonye bari bakiri bato, kubona wenda yishe umugore we? Ni inkuru yatunguranye cyane ko yego wenda nk'uko nari mbazi n'amakuru bafiteho ntabwo bashobora kuba bitameze neza, ariko mu buzima busanzwe Kazungu umeze nk'umuntu mwiza, nk'umuntu umugore we nawe nta kibazo, kuko ni umuntu utavuga byinshi, ntagasabana n'abantu benshi cyane. Gusa inkuru yo kuba batari babanye neza yo abantu bageza bayivuga bayinuganuga bavuga ko bishoboka ko Kazungu afite n'undi mukobwa runaka atereta, ndetse hafi na hafi n'aho dukorera mu kazi ari ibintu bizwi. n'uwo mukobwa abantu bamushyira mu majwi cyane. No mu byavuzwe nyuma y'uko amenyekanye nk'uko nyakwigendera, ni uko hari ushobora kuba ari n'undi muntu yari yarateye inda. Noneho icyagumye kuvugwa cyane ni uko uwo mukobwa wundi we ubivuga ko anateta, ariko ushobora kuba wanamuprovoke kuba yamwica, kuko yamubwiraga ko atamubyarira umwana akiri kumwe n'uriya mugore ari wo nguwo umugore we babanaga nk'umugore n'umugabo ufitanye n'abana. Ni ukuvuga ngo n'ubundi bazanaga mu kazi, ariko mwe abantu mukorera aho hafi mwari mubizi ko bafitanye amakimbirane? Hari ukuntu byavugwaga kenshi, gusa Kazungu nk'umuntu ufite ibikorwa bindi bitandukanye nta nubwo akunda kuboneka kuri tere kenshi, keretse nko mu minsi ya kera akiri umuntu ugihiga wenda bitaragera aho bigera ahari, kuko iyo ubona ko bari barateye imbere. Ntabwo Kazungu ntabwo aragikunda kuboneka, akunda kuboneka umugore we cyane niwe uboneka mu kazi aho ngaho kuri iryo duka aho bacururiza. Harya bari batuye hagana he? Batuye muri Kimisagara.
bari bafitanye abana, wari uzi abana bafitanye? Abana simuzi neza ariko nzi ko bafitanye abana, ariko nko ku mafoto abana benshi ni babiri. Babiri nibuze. Ntabwo se iyi nkuru uyumva wenda mu mutwe yawe ntabwo wumvisha uburyo byagenze, wenda se waherukaga kubabona bombi ryari? Umugore we rwose ntabwo navuga ko ari na kera, kuko usibye umunsi naramubonye ko mu kino cyumweru naramubonye. Neruka kumubona vuba cyane rwose. Uwo ntaheruka kubona n'umugabo we Kazungu, ntabwo twaheruka kubonana, ariko ni ibisanzwe n'ubundi aboneka gake, ntabwo akunda kuhagera kenshi. Abantu mukoreramo hariya mwari musanzwe nyine mubazi, mubamenyereye, wenda nabonye uri umwe mu bantu nyine byatunguye, navuga ko washenguwe n'urupfu rwa nyakwigendera, ukomere cyane, ariko nanone wenda hari uburyo biriya bintu bishobora kuba byabaye, abantu bakorera aho bafite uwuhe mwuka, bari kubivugaho iki? Babivuze amagambo menshi cyane atandukanye, cyane cyane ko n'ayo makuru ahari yuko harimo umukobwa yatagamo aho ngaho, kandi bivugwa ko ariwo waba wabaye imbarutso yo kugira ngo Kazungu yice umugore we. Havugwa amakuru menshi cyane, abantu bamwe batabyumva, abandi bari kuvuga ngo Kazungu ntiyabikora, abandi buri wese, kuko Kazungu mu buzima busanzwe ari umuntu ubana neza n'abantu. N'umugore we nta kintu kidasanzwe muziho, kuko ari umugore ugaragara nk'umuntu ucecetse. Ntabwo abantu babyumvaga, gusa n'inkuru yababaje abantu cyane, kuko Kazungu yakora ikintu nk'icyo, kuba ari abantu bamaze gutera imbere, bafite ibyo bamaze kwigezaho. Bivuga ko ibyo bakoraga nabyo byavuyemo inzu bafite uyu munsi wa none badakodesha muri Kigali, bafite imodoka yabo. Urumva ni abantu bamaze gutera imbere, byababaje abantu benshi. Rero abantu benshi babyakiriye, abandi bashatse kwifata, ubona bamwe badashaka kubivugaho, kuko abantu benshi bafite ubucuti budasanzwe na Kazungu, dore umuntu mwiza uzi kubana n'abantu benshi. Bivuze ko ibyo yakoze byatunguye abantu? Mu by'ukuri byatunguranye, kuko bivuga ko ashobora kuba acinya umugore we, ariko nta muntu wahamya ko Kazungu yakora ikintu nk'icyo ngicyo, uko asanzwe azwi n'umuntu mwiza. Hari amakuru ahari se yuko wenda yaba yafashwe, cyangwa ko nigeze kumva ko bashobora kuba yacitse yagiye? N'ubundi niko bimeze kugeza n'umuntu munota n'amakuru muri mu mujyi ubu ngubu mvuyemo, bikivugwa ko n'ubu atarabonerwa ibirengero. Ntawe uramenya neza hari, kuko ibyo abantu byamenyekanye yamaze gucika kera. Aho bakoreraga ibikorwa byabo wahageze uyu munsi? Nahageze. Abakozi se bo bari bakiri gukora, cyangwa nabo wenda bahagaritse akazi? Oya, nko mu minsi nk'ibisanzwe gukora kwabayeho, ikitabayeho ku iduka ryabo niho urubyumva, ntabwo ntibari bahari. Iduka ryabo ryacuruzaga ibiki? Ryacuruzaga n'ubundi bijyanye n'ibikoresho by'inzara, ahanini nibyo byibanda ku tundi dukoresho dutandukanye tw'abadamu, ariko cyane cyane ibyerekeye by'inzara n'ubundi, kuko n'iby'iyo saro ikora iby'inzara gusa n'ibyo ikora. Urakoze cyane rero, mukomeze kwihangana. Murakoze cyane namwe gake. Genda samuratsinze, icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.